neza nshuti zacu z'intsinzi mu buzima, ndabaramukije kandi ndabashimira kuba mwongeye kwifatanya natwe muri iki kiganiro cyiza cyubaka, gikangura kandi gitanga umurongo wo kugera ku ntsinzi. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko yacu ikomeye cyane kandi ifite aho ihuriye n'ubuzima bwa buri wese. Iyo nsanganyamatsiko nta yindi, ni uburyo guhindura imitekerereze n'ubuzima nabwo buzahinduka, cyangwa nuhindura uko utekereza n'ubuzima bwawe buzahinduka. Ntitugira ku byo tugeraho mu buzima kubera imbaraga zacu gusa, ahubwo akenshi uburyo dutekereza nibwo buba itangiriro ry'aho tujya cy'aho tugera. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, icya mbere ugomba guhindura ni uburyo utekereza cyangwa n'ibyo utekereza. Bibiliya iravuga iti nk'uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari. Iyo ni umurongo dusanga mu Migani 23 umurongo wa 7. Ibi birerekana neza ko ibitekerezo byacu ari byo bikurura uko tubaho. Mu minota mike iri imbere tugiye gusuzuma iby'ingenzi ku bijyanye n'imitekerereze, impamvu igira uruhare mu buzima bwacu, uburyo ushobora kuyihindura n'icyo byagufasha kugera ku buzima bwawe bwa buri munsi. Imitekerereze rero ni isoko y'ubuzima. Imitekerereze ni nk'umutima uyobora ubuzima. Iyo utekereza ku buzima bwawe, ibitekerezo bya buri munsi bigira uruhare ku byemezo ufata, mu bikorwa ukora ndetse no mu cyerekezo ugana cyangwa uganamo. Niba utekereza ibintu bibi, ubuzima bwawe buzahora ari bubi. Niba utekereza ibintu byiza, bizazana urumuri mu iterambere ryawe cyangwa mu mibereho yawe. Ubuzima bwacu ni ikimenyetso cyiza twigeze gutekereza ejo hashize. Ibintu byose uri kubaho ubu ni igisubizo cy'ibyo wigeze kwibwira. Iyo umuntu yitekerezaho ko adashoboye, aba ari kwishyiriraho imipaka. Iyo wibwira ko ushoboye, ugira imbaraga zo gukomeza nubwo byaba bigoye. Imitekerereze myiza izana ubuzima bushya. Hari abantu benshi bafite impano, ubushobozi, ibikoresho byose, ariko ntibagera aho bifuza bitewe n'uko bafite imitekerereze y'ubwigunge, gukeka guke cyangwa kwitinya. Uhindura uko utekerezamo. Ibintu byose mu buzima bitangira kujyana n'icyerekezo gishya. Niba utangiye gutekereza neza cyangwa utekereza neza, bizagufasha gufata icyemezo gishya cyangwa icyerekezo gishya mu buzima bwawe. Impamvu ugomba guhindura imitekerereze: kugira ngo utsinde intambara cyangwa ibibazo uhura nabyo byose mu buzima. Umuntu ahura nazo cyangwa ahura n'ibyo bibazo si ibyo hanze, ahubwo ni ibyo mu mutwe. Imitekerereze ikomeye ishobora gutsinda ubwoba, guhangana n'ibigeragezo no kuguma ku ntego zawe. Kugira ngo ubashe kubona amahirwe aho abandi babona ibibazo, umuntu utekereza ku buryo bwiza abona amahirwe aho abandi babona inzitizi. Aho abandi babona inzira irangiye, niho abona itangiriro ry'iyo nzira cyangwa itangiriro rindi. Kugira ngo ugaragaze impano zawe, ubuhanga ni ibyo ukora neza. Igihe ufite imitekerereze ikubuza kwizera cyangwa kwizera ibyo ukora niba ari byo koko, ugomba gufungura umutima wawe ukemera ko ushoboye kugira ngo impano zawe zigaragare. Ntiwifunge ngo uvuge ngo ese ibi ndakora bizagera he, ese bizagera kuki, ese bizafasha abandi. Hoya, tekereza ko ushoboye, wumve ko ejo hawe ari heza. Impano yawe igomba kugaragara ndetse ikagira n'abandi akamaro. Kugira ngo ubone amahoro mu mutima, iyo utekereza nabi wuzuramo agahinda, ubwoba n'amakenga. Ariko iyo utekereza neza, ubona amahoro, ibyiringiro n'ibyishimo, bityo ubuzima bwawe bukagenda neza. Uko wahindura imitekerereze yawe: tangira kwiyemeza guhindura imitekerereze. Bigomba gutangirira mu cyemezo cyawe bwite wowe ubwawe. Umuntu wese ushobora guhindura igihe afashe icyemezo gikomeye cyo guhinduka. Jya wibwira amagambo meza buri munsi. Amagambo avuga ku buzima bwawe agira imbaraga, cyangwa amagambo watura ku buzima bwawe wowe ubwawe agira imbaraga. Iga kwibwira amagambo y'ubutsinzi: ndashoboye, ndi intwari, ejo hanjye ni heza hazaza. Soma ibitabo byubaka imitekerereze. Gushyira mu mutwe wawe amakuru meza bituma utekereza neza. Iga gusoma ibitabo by'ubugingo, iby'ubumenyi cyangwa iby'ubwenge.
komeza kwiyegereza abantu batekereza neza. Abantu tubana nabo bagira uruhare rukomeye mu mitekerereze yacu. Jya ushaka abantu batekereza neza, bakakubwira amagambo yubaka, bakagufasha kubona kure cyangwa kureba kure. Senga kandi usabe imbaraga z'Imana. Imana niyo itanga guhinduka nyakuri cyangwa kuzuye. Iyo uyegereye ikaguha imbaraga z'umwuka, iguhindura n'imitekerereze, ikakuyobora mu nzira nziza. Ibyiza byo guhindura imitekerereze rero: icya mbere, uzagira icyizere cyinshi. Iyo uhinduye imitekerereze, abantu uba umuntu wizewe mu bandi. Cyane cyane nta kintu kiba kigoye kukurusha, kuko uzi ko ushoboye kucyihanganira runaka. Ushobora nko guhura n'ikibazo runaka ukumva ko igihe abandi babona ko bikomeye, ukabona ni ibisanzwe, ukabona ubashije kukinyuramo kandi neza wemye. Icya kabiri, uzabasha gufata icyemezo cyiza. Abantu benshi batsindwa mu buzima kubera gufata ibyemezo bibi. Iyo utekereza neza, uba uzi gusesengura ibintu neza, bigatuma uhitamo ibyiza. Icya gatatu, uzabona iterambere ryihuse. Iterambere ryose rishingiye ku bitekerezo. Iyo utekereza neza, utangira gukora ibikorwa biganisha ku iterambere. Icya kane, uzabaho ubuzima bufite intego. Umuntu utekereza neza ahora afite intego n'icyerekezo. Uba uzi aho ujya n'impamvu uhari, cyangwa impamvu uri kujya aho ujya. Uzagira ubuzima bwuzuye ibyishimo. Ibitekerezo byiza bizana umunezero n'ibyishimo. Ubaho wishimye, ufite umutuzo kandi ufite icyizere cy'ejo hazaza. Hano tugiye kurebera hamwe ingero z'abantu bahinduye imitekerereze. Hano turahasanga Nelson Mandela. Yabaye imyaka myinshi afunze, ariko yahisemo gutekereza ku bumwe n'ubwiyunge aho gutekereza ku kwihorera. Hano turahasanga Yosefu wo muri Bibiliya. Nubwo yagurishijwe nk'imbata, yagumanye imitekerereze myiza, bituma Imana imushyira hejuru mu gihugu cya Misiri. Hano turahasanga n'abandi bantu benshi mu buzima bwa buri munsi. Hari abantu benshi tutamenye amazina, bahinduye ubuzima bwabo kubera guhindura imitekerereze, bakava mu bukene bakagera ku butsinzi. Dusoza rero, nshuti zacu, intsinzi mu buzima, ndabibutsa ko ubuzima bwawe buzahinduka igihe uhinduye imitekerereze yawe. Ibitekerezo byawe nibyo bigena uko uzabaho cyangwa uko uzabaho igihe kizaza. Iyo uhinduye imitekerereze, utekereza ibyiza, uvuga ibyiza, ukora ibyiza, ubuzima bwawe burahinduka. Ntugatinye guhindura imitekerereze yawe. Tangira uyu munsi wibwire ko ushoboye kugera ku byiza byose Imana yaguteguriye, kandi ko ubuzima bwawe bufite intego. Niba ushaka kubaho ubuzima bushya, gutera imbere no kugira ibyishimo nyakuri, igisubizo ni uko wahindura imitekerereze yawe. Hindura imitekerereze, ubuzima bwawe buzahinduka. Mwari kumwe nanjye Salama Niyonsenga. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo mubashe gukurikira n'ibindi biganiro bikurikira. Murakoze kandi mwirirweho.